Amavubi icyo navugaho cyangwa se icyo twasesenguraho Amavubi kuva kera ubona ko twabitangiye ejo muri za 2022 na rimwe niba 2026 noneho tubibaza uvatse Amavubi bizagenda bite ariko ngiye cyo mvuga nk'Amavubi ifusa ko Amavubi agomba kuhanava akagera naho ibyo kuvuga ngo bagiye mu kibuga batugatsindwa iyo nje ntabwo mkifuza. Amavubi agomba kuzamuka. Amavubi ni ikipe y'igihugu bafite abakinnyi nabwiye niba zamuke bishoboka bajya na za Thailand yes za India kajya kuzana abakinnyi za Miami na za Gakecuru hariya wenda ashaka kuva neza. Ese wigeze useka kugeza aho ubura umwuka? None se uzi umuntu ushobora gutuma igihugu cyose giseka minota 5 gusa? Uyu si comedy isanzwe, uyu ni G-Tough. Indirimbo yose wayumvisheho arifite umugore yega mutumifu biro bine ndetse n'igitenge yego aca bugufi yego arabisanga yego arabitosa yego arabitosa yego aragitosa yego aragitosa igitenge aragitosa kumanywa aragitosa nijoro aragitosa kubita kuri kandi umugore arataka mazazana mazi kubita kuri kandi nakajekane brother. Amazina ye bwite yitwa Ntakirutimana Amuza. Yavukiye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, akagari ka Kanserege, umudugudu wa Marembo ahitwa Sodoma. Yavutse tariki ya mbere z'ukwa mbere 1986. Avuka ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu, umukobwa umwe ndetse n'abahungu babiri. Nyina na se baje kwitaba Imana. Nyuma y'aho nyina na se bitabye Imana byatumye G-Tough abaho mu buzima bukomeye cyane. Atangira gushaka akazi ko gukora aho yaje kuba umunamba, biranga akorera perime nayo ntiyayibona. Abonye bikomeje kwanga yaje kwigira mu gihugu cya Uganda kubera ko mushiki we yari yashakiye muri Uganda. Naho agezeyo umugabo wa mushiki we nawe baje kumufunga, hari ibyo yari arimo kuzira. Bamaze kumufunga rero G-Tough yabuze icyo gukora, abona nta bundi buryo yabaho, ubuzima nabwo bukomeza gukomera. Nubwo ururimi rwakomeje kumugora ariko yari amaze kurumenya. Niyo mpamvu akenshi mukunda kumva G-Tough ari kwivugira ikigande cyangwa se n'izindi ndimi nyinshi cyane. Ari nayo mpamvu abantu benshi bavuga ngo G-Tough azi ubwenge ahubwo abarimo kwijesha, cyangwa se bakavuga ngo ahubwo abari manira. Ese koko nibyo? Reka twikomereze. Abonye muri Uganda bikomeje kwanga yaje kwigarukira mu Rwanda, agaruka mu gihugu cyamubyaye. Ariko yavuye muri Uganda yatangiye kunywa ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye. Yageze mu Rwanda rero yageze ngo niko naho bimeze. Yarakomeje kugeza aho yaje gufatwa atabwa muri yombi kubera kunywa ibiyobyabwenge. Agifatwa bwa mbere yajyanye kwa Mbuga. G-Tough avuga ko kwa Mbuga yahigiye ibintu byinshi arimo kwihangana. Hari abantu benshi abazi yuko nimba yatangiye kunywa ibiyobyabwenge adashobora kubivaho. Byatumye rero yihangana, amenya ko ashobora kubaho nta biyobyabwenge anywa cyangwa se nta bintu by'ibyatsi nk'uko mubyita anywa cyangwa se afashize igihe kitari gito yaje kujyanwa Iwawa niho yagiye yigira imirimo y'amako igihe itandukanye. Nkuko yagiye abyivugira mu biganiro bigiye bitandukanye, Iwawa niho yigiye kudoda inkweto. Ngira ngo mbere yuko aza muri ibi bintu byo gusetsa ndetse no gukora ibiganiro mwaribonye ko yarasanzwe adoda inkweto. G-Tough yaje kuvanwa Iwawa yisubira mu buzima busanzwe. Akimara gusubira mu buzima busanzwe bitewe nuko yarize imyuga igiye itandukanye harimo no kudoda inkweto, we yase atangira kwidodera inkweto. Ariko nubwo yidoderaga inkweto yari umuntu ukunda kujya kwirebera imipira igiye itandukanye ku bibuga bigiye bitandukanye. Ari naho yahuye n'umunyamakuru umwe amubaza nko wabaza umufana wari we wese. Aramubaza ati se u Rwanda kugira ngo rujye rutsinda amakipe agiye atandukanye byagenda gute? Bakimara kumubaza G-Tough yaravuze ati Amavubi icyo navugaho cyangwa se icyo twasesenguraho Amavubi kuva kera ubona ko twabitangiye ejo muri za 2022 na rimwe niba 2026 noneho tubibaza uvatse Amavubi bizagenda bite ariko ngiye cyo mvuga nk'Amavubi ifusa ko Amavubi agomba kuhanava akagera naho ibyo kuvuga ngo bagiye mu kibuga batugatsindwa iyo nje ntabwo mkifuza. Amavubi agomba kuzamuka. Amavubi ni ikipe y'igihugu bafite abakinnyi nabwiye niba zamuke bishoboka bajya na za Thailand yes za India kajya kuzana abakinnyi za Miami na za Gakecuru hariya wenda ashaka kuva neza. Iyo video mberetse nimwe muri video yatumye G-Tough amenyekana cyane. Iyo video yaragiye ba trend igera ku bantu bose, aho yageze ku munyamakuru witwa Yago abona ko agomba kumukoresha ikiganiro. G-Tough ageze kwa Yago nibwo yamenyekanye cyane, abandi banyamakuru bagenda bamubona. Ubwo yakozeho ikiganiro cya mbere, hashize igihe akora ikindi kiganiro cya kabiri aho yakoreraga hari kuri Yago TV show. Nyuma yo gukora ikiganiro kwa Yago, abanyamakuru benshi bagiye bamubona ko ari umuntu usekeje cyane. Yaje gutumirwa n'ahandi hantu henshi yagiye atandukanye. Ari nabwo yaje kujya kuri X Large na hatangira gutumirwa ajya
guhangana na Banzovu ndetse na Bayakamwana. G-Tough yaramenyekanye cyane bigiraho Nzovu witwa Nzovu ndetse na Yaka bari bagezweho muri icyo gihe abantu batangiye kuvuga ngo barazinye kubera G-Tough, ariko bakomeje kubihakanira bavuga G-Tough ntago yatuzimya, umwana uje ejo bundi umuntu uje muri ibi bintu ejo bundi ntago byashoboka, G-Tough ntago yazimya. Nyuma y'igihe cyari gito abantu bose ku mihanda bari kuvuga G-Tough muri Jen's Comedy baje kumutumira, bituma abantu bakomeza kumukunda ari benshi cyane bitewe n'ukuntu yasubizaga, ukuntu yivugiraga, ndetse rimwe na rimwe bakajya babona ko ari nk'umuhanzi, ukabona ko afite impano yo kuririmba, akaremba indirimbo zigiye zitandukanye izo yagiye yihimbira, indirimbo nazo ubwazo bakumva zirasekeje. Nyuma yaho G-Tough aviriye muri Genz yaje guhura n'umunyamakuru ndetse akaba n'umuraperi Batson, amwemerera kumujyana muri studio ndetse amukorera n'indirimbo ye ya mbere, kuko G-Tough yaramaze kugaragariza abantu benshi ko afite impano yo gusetsa ndetse afite n'impano yo kuririmba, nubwo indirimbo ze nazo zigiye zisekeje. Kugeza ubu G-Tough amaze kugeza indirimbo ze 10 kuri YouTube channel ye nkuko mujya muyibona yitwa G-Tough Official, ndetse ibiganiro agenda bikora kuri YouTube channel nyinshi, ari no mpamvu imwe mu ndirimbo ye yise gutya: arifite umugore yego mutumifu biro bine ndetse n'igitenge, yego aca bugufi, yego arabisanga, yego arabitosa, yego arabitosa, yego iri gutrendinga ahantu hose. Abantu bamwe bari kuvuga ngo indirimbo bitewe n'ukuntu isekeje irimo irikorera promotion, ariko na G-Tough buri kiganiro akoze ntago yasuza ataririmbye iyo ndirimbo, kuko nawe ubwe azi ibyo akora kandi abo nibo gupromotinga ibihangano bye. Zimwe mu ndirimbo afite harimo iyitwa Zakayo, hari n'iyitwa Baravuze, izindi muragenda muzisanga kuri YouTube channel. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi umuntu utarakora challenge kuri G-Tough ibintu bye ntago biri kugenda, abantu bose bari gukora G-Tough, imihanda yose ni G-Tough, umwana ukivuka ariko bazi G-Tough. Mwari muri kumwe nanjye TJP kuri YouTube channel yanyu TJP Media, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwibuke gukora subscribe, mutubwire n'ikindi kiganiro dushobora kubagezaho muri comment. Aho butaha.